Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikiye Ingenzi TV muri kumwe nanjye Spridio Habimana. Umujyi wa Kigali mu murenge wa Kigali hatangijwe ukwezi kwahariwe ubukorerabushake mu rubyiruko. Kuri uyu wa gatandatu tariki 5 Ukwakira 2024 mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali habaye umuganda wo gutangiza ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge ukwezi k'ubukorerabushake mu rubyiruko. Muri uwo muganda urubyiruko rwasabwe gusigasira ibyagezweho no kurushaho kwitabira umurimo. Mu gutangiza ukwezi k'ubukorerabushake, urubyiruko rw'abakorerabushake rumenyerewe ku izina rya Youth Volunteers in Community Policing rwifatanyije n'abayobozi batandukanye ndetse n'abahagarariye inzego z'umutekano barimo nk'urubyiruko ruhagarariye abandi mu nzego zitandukanye. Mu muganda hatewe ibiti muri gahunda ya Green Rwanda, hanategurwa indyo yuzuye mu kwirinda igwingira ry'abana bato. Ibikorwa by'ukwezi k'ubukorerabushake mu karere ka Nyarugenge bizibanda ku iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Nyuma y'ibikorwa bitandukanye hatanzwe ibiganiro n'ubutumwa byose bishishikariza urubyiruko kwitabira ibikorwa byateganyijwe muri uku kwezi ndetse no gukomeza kuba umusemburo w'impinduka mu guteza umuturage imbere n'igihugu muri rusange hasigasirwa ibyagezweho. Umunyamabanga w'urubyiruko rw'abakorerabushake ku rwego rw'igihugu Eric Bayisenge mu butumwa bwe yatanze yagize ati uyu munsi nibwo ibikorwa by'ubukorerabushake bitangiye ku mugaragaro. Ni ukwezi twiyemeje nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dukora bidasanzwe tugakora byinshi mu gihe gito. Ibikorwa dukora muri ku kwezi abagena agaciro rimwe na rimwe bajya baha agaciro kagera ku mamiliyari kandi byarakozwe n'amaboko n'imbaraga zacu gusa bigenda bitanga umusaruro. Ukwakira ni ukwezi ko gukunda igihugu. Iyo tuvuze gukunda igihugu ntabwo ari ukwicara gusa, ahubwo bigomba kujyana n'ibikorwa byiza nk'ibi uyu munsi twakoze. Umujyi wa Kigali ni isuku, umutekano, umujyi utoshye, ibi byose nitwe tugomba kubyitaho. Iyi ni Ingenzi TV. Bamwe mu rubyiruko rwitabiriye ibikorwa byo gutangiza ukwezi k'ubukorerabushake banenga bagenzi babo batita ku bikorwa byo guteza imbere igihugu. Niyo nshuti Shakira utuye mu murenge wa Kigali mu kagari ka Mwendo yagize ati kuba naje hano hari abandi bataje nuko mpa agaciro bagenzi banjye bakoze ibikorwa by'ubukorerabushake bakitanga bakabohora igihugu cyacu, baduhaye isomo rikomeye twifuza kugira ikirenge mu cyabo tugakora neza kandi tugasigasira ibyo twagezeho. Ndanenga bagenzi banjye bataza ngo twifatanye mu bikorwa nk'ibi, ariko mbagira inama ubu baratuje, ariko se nibakomeza gutuza bataza ngo dufatanye twubake igihugu kandi abacyubatse mbere bari gusaza bakeneye abazusa ikivi mu gihe bazaba batakiriho. Niyo mpamvu dukwiye kubigiraho ubu. Rero urubyiruko niruze twese dufatanye twubake igihugu cyacu, tureke kwicara ngo tudamarare kuko si byiza. Ndabibutsa gukora subscribe mu gakanda ndetse no kukazogera like ndetse na comment. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Bwana Ingabire Alexis yifatanyije n'urubyiruko muri uyu muganda wo gutangiza ukwezi kwahariwe ubukorerabushake, abasaba gusigasira isuku hakumirwa indwara z'ibyorezo ndetse no kurwanya imirire mibi mu bana kandi bakarushaho gukunda umurimo. Aragira ati mwahisemo neza. Iyo tutaza kugira abantu nkamwe muri kiriya gihe cyo kubohora igihugu ntabwo tuba turaha. Abantu bose babaye abakorerabushake, intego twihaye nk'igihugu twayegeraho mu gihe gito. Mufite inshingano zo guha urugero abana bakiri bato bakatwigiraho. Mwateye ibitari ko twishima cyane iyo turi gusarura kuruta kubiba. Ibyo mwakoze nimwe mukwiye kubirinda. Dufite ikibazo cy'isuku, reba uko mungana gutya, buri wese aho anyura agiye amenya ko hasukuye mu gihe gito byaba byatunganye. Nimwe mufite gushishikariza ababyeyi gutegura indyo yuzuye, mugashishikariza buri wese kugira mitiweli ndetse no kwizigama muri ejo heza, tukagira igihugu gitekanye ariko gifite n'abaturage bafite ejo hazaza heza. Iyi mukomeje gutega amatwi ni Ingenzi TV aho mukiri kumwe nanjye Spridio Habimana. Usibye ibiganiro ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu, banasobanuriwe byinshi ku n'amavuko y'umuryango w'abakorerabushake Rwanda Youth Volunteers ndetse n'icyo basabwa kugira ngo babe abakorerabushake ba nyabo koko. Ukwezi k'ubukorerabushake kwatangijwe tariki 5 Ukwakira kukaba kuzasozwa tariki 30 Ukwakira, gufite insanganyamatsiko igira iti Youth Volunteers nta kudohoka mu bikorwa bishyira umuturage ku isonga. Iyi ni Ingenzi TV naho nge ndi Spridio Habimana.